se koko biriya bintu yagari kuvuga ngo ururimi rwa Brian mu gitsina gore cy'undi mugore ngo none ngo yongera akantu ngo bamara n'umwanya ngo bisenye ngo afite ngo n'ikindi ngo nukuvuga ngo afite abagore yatandukanyije n'abagabo kubera ururimi uriya mu Karitasi afite ururimi rupima santimetero 50 ariko n'ubundi ntibiriho baze bakubaje ngo yavuye wayikuye ko nawe mu bantu twabonye bayoherereje ntawe twabonye wayitanzeho yabe tabibaye ibindi noneho rero ibintu byo koherezanya amavideo reka tube tubiretse ese oya tukiri kuri ibyo ko numvaga ibintu byaba abajama byararangiye ubundi byazuwe niki urumva mani yago ntajya ashirayo nese kudashira nuza Brian yamusabye imbabazi we ukuntu avuga avuga yuko Brian ngo yamusabye imbabazi zo kwiyerurutsa nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye DD TV show ndasuhuza bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru imana inyo zose z'igihugu cy'u Rwanda ndasuhuza n'abantu batuye mu mujyi wa Kigali abantu mwese mutuye mu mpande enye zose ndabasuje cyane no mu mujyi rwagati ngasuhuza aba diaspora bahora banyibutsa ngo nyesuhuza aba diaspora da hari n'umuntu ejo bundi wanyandikiye bazita inshuti z'akadasohoka yarandikiye arambwira ngo yaranditse ngiye kuvuga ukuntu nyine yanditse kandi message upfa kutamuvuga gusa yaba ari byiza cyangwa ibibi ntago ndi bumuvuge yarambwiye ngo wamurezi wese kudasuhuza aba diaspora amafaranga uzayakura ahera no ku kantu ngo wamurezi nuko ngo yaragukebuye ngo wamurezi wese ngo nudasuhuza aba diaspora ngo amafaranga uzayakura utabasuhuza ndabisuhuriza aba diaspora beza ndabasuje rwose babita u Rwanda rwa kabiri diaspora inshuti z'akadasohoka hakurya y'amazi magari ndabona bose baba barota kuzajya nukuri mu bihugu by'isezerano ngewe ntarimo oya nubwo abo ngo nta kintu bajya bagabura nuko batarabona ibigukwiye rego ukwiye ibirenze ibyo birenze ntabyo bafite ubizi ute ko batari kugutegurira ibyiza kurushaho ababyeyi ni mu ntegurira ibyiza ndabasabye ubwo nawe birasaba kohereza nyine byinshi byiza kurusha uko wabitangaga rwose ibyiza nzajya mbibaha ntugatume bahwema kutareba DD TV show muyirebe ku bwinshi muyisharinga ariko rero mfite views nkeya ndakora iki cyo gukora se sukizi YouTube isozi kari uguhozaho ere gukora ibintu byiza ahubwo nuko utabiduha buri munsi icyo mbura ngiye kwikosora birangiye amakosa ari ngiye bayabirinduriyeho none kari we tubona twabibwira nde kameramani batazi noneho mu kameramani nazanye afite umunwa arandetse ahubwo mu minsi mike n'uzajya yicara hano kuri kamera ngiye nkamuhosta ukajya inyuma oya ntibibaho cyangwa se tuzajya twicarana ahubwo birarutwa intebe hano reka aka kanya wapi nta mucongo mfite uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu nk'uko nawe basezeranyije tugiye kuvuga ku bintu bimaze iminsi biri imihanda cyangwa bishyashya imihanda se ko yuzuyeho ibintu byinshi imihanda ya Kigali yaranyereye si Kigali gusa imihanda yose muri rusange yabaye ntabi yaranyereye bimeze nabi buri munsi abari banga noneho rero banki ihari wigeze wumva inkuru ya Brian na Yago ibintu byo ndivuga ko ariko n'ubundi ntibiriho nge kuba ngiye kubivuga cyangwa nabivuga nta kintu nangije nese si ugufata kanoza ko ururimi nyine ukarucisha ahantu bitabugenewe n'ubwanga abantu bahuza ibitsina umugore n'umugabo babemerewe guhuza ibitsina none umugore ku mugore bahuje igitsina n'umunwa yamaye nkabo ko numva byakoze pata uretse bumvishe nuko bikaba kubura pata
shareka nkubwire cyakoze ntarakumvisha ibintu video we yakugezeho ntago yagize narengezeho yanyize ngo udusharing sinangezeho ntabwo nshaka kuyishyira ntabwo nshaka ariko wayireba ako nayireba wayereka n'inshuti cyahoze use nayerekana nese mwenda nka mbere uko dukora nk'iki kiganiro si wambwira ati reba ibintu nabonye we niba utayibonye inyuma ya kamera nshobora kubikwereka ubwo wanabinyorereza kuri WhatsApp ntabwo nabikwereza impamvu kohereza video ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi koko yo bagiye gukora iperereza bareba abantu bahererekanyije ziriya video nibo bahera bamenya aho yavuye nyirizina baze bakubaje ngo yavuye wayikuye ko nawe mu bantu twabonye bayoherereje ntawe twabonye wayitanzeho irimo yaroherezanyije yape tabibaye ibindi noneho rero ibintu byo koherezanya ama video reka tube tubiretse ese tukiri kuri ibyo ko numvaga ibintu byaba ari abajama byararangiye ubundi byazuwe niki urumva mani yago ntajya ashirayo nese kudashira nuza Brian yamusabye imbabazi we ukuntu avuga avuga yuko Brian ngo yamusabye imbabazi zo kwiyerurutsa nago yari akomeje muri make ngo Brian yagize ubwoba uri kumva ngamaze kugira ubwoba mbwamwisabisha imbabazi nimba rero yagize ubwoba bw'izo video ko wenda kazi ko reka ubwire fi buriya abantu babaye inshuti babaziranye ku bintu byinshi cyane rwose babaziranye utuntu twinshi iyo muri inshuti inyuma ya kamera inyuma y'amakamera mu buzima busanzwe muziranye ibintu byinshi muvugana byinshi muganira byinshi munyurana no muri byinshi na byinshi sibyo rero iyo batangiye kuvananamo bavuga n'ibitari ngombwa ariko ibi bintu bijye bihereza abantu n'isomo ni kuvuga ngo ya nshuti uyu munsi muri inshuti wumva ko nta kintu utamubwira cyangwa nta kintu mutakorana biriya bintu bishobora gutuma we wishyira hanze cyangwa se bikazaguhemukira mu minsi iri imbere niyo mpamvu umuntu agomba kujya agira ibintu bye biri prive abona byamuraburiza igihe n'igihe ukamenya ko ibyo bintu ari ibyawe n'ibijya no hanze zaba ari we wizize uburyo se nanone aho ngaho ntabwo haba harimo ubushuti ntawe ubucuti rega burahinduka buriya inshuti ni Yesu ku mugani w'abantu Yesu niwe ubuza amabanga yacu abahungu n'abakobwa bagira ibyo bagira abamama n'abapapa ba Brian na ba Jihad hari ibintu Yesu bidakwiriye kwerekana ibintu bijyanye no mu buriri gusa ntago nakererana ibyo byiza nyabushwi ntago wabyiherera reka niba uvuga ko uyibonye wagerageza buryo ki umuntu wese uri muri phone umuntu wese tuziranye abonaho we baragufungura none se ngewe video yangezeho nkayisharinga we ningezeho ni nk'umuntu wa 10 nanjye nabigiramo ingaruka yigo gute upfa kuba wayisharinze nayiba hari viewers upfa kuba nyine nawe ubwo ntago gutyo babibona yego ngaho uzabigera nyabuna video itazakugera ukanga kundabura ngende gushaka ngende gusaba yago sibyo iyo video wayidutemo biriya bintu ku mugani byo kuza akavuga ngo ejo ndayisohora video ndayizanye video ndayisohora ariko ibi bintu by'ababajeni wenda nuko tubitekereza bitandukanye ariko mbona ngiye icyo nekeza babagamije video nitajya hanze mba nekeza ko ari uburyo bwo kugira ngo urumva yago muri iyi minsi ishize hari ukuntu abatahari rero kugira ngo aze yongera ajye mu mitwe y'abantu yabonye ikintu arishije akaba yaganira na Brian bakabyumvikana mu buryo bwo kuzamura uducano twabo bose urumva bose babaye na Brian yaje imihanda ya YouTube bakavuga ati reka dukora ikintu kimeze gutya Brian akajya ku macana gatuka yagoya agakaza ku marayiva gatuka Brian gutyo ngewe rero si none ubu ngubu twese tugiye kubajyaho n'abantu bajye kureba uwo yago abatamwirukaga ngende gukeka ko cyangwa nkaniyumvisha ko video ntayihari
ntayo ni gute video ntago wajya gutanga video rega ngo uze ngo banze wiyerurutse urayitanga ahubwo ukaza uvuga bira byose nyuma gereka nkubwira video nayihari ikindi kintu ndimo ndatekereza urwo ruhande narutekerejeho ariko nanone ntago ari byo nibyo reka nkubwire impamvu Yago afite ikibazo kuri Brian n'ubusanzwe sibyo ahubwo Yago we kugira ngo wa mugani wawe adakomeza kwibagirana akomeza kugarura ya mazina kuko nta nubwo yigeze avuga Brian gusa man ntago ari Brian kugira ngo rega n'ubundi byumvikane karaga twiko bitumvikana nako uvangamo n'utumanyeri gashyiramo uturyoyo n'abandi bantu ku buryo atukana Irene atuka Irene bavuga bakavuga Sabe man hari igihe reka nkubwire niyo waba uri gutwika hari abantu udakwiye gutwikiraho yego tuvuga urugero nka Sabe uri kumva Sabe arirwariye tuvuge ese narakira igamani yaravunitse ariko ko mugani kuvunika uri mu myaka mikuru y'abari abajeni none ukavunika mu ivi utanakora siporo yagenda bikagagirayo niyo siporo yaba zikora hoya ari ukuntu ari igihe uvunika ukuguru ugatinda gukira ariko ibyo ntago ari ibintu byo erega yavunikiye nawe mu mico mibi ari ahantu buri Imana nayo ishaka kwita mukubitaga ahantu akaguru bakazana gaca wowe urajya gufata akanya urajya kugira wasanga atari imico mibi ariko urabizi ko biriya bintu byabira ari hano hirya hano reba aratwamanukiye hirya yaho gatoya agahanda karimo kazamuka ara niho yasotaga uze kuhanyerera nagiye yo ndahareba umujene yarayingwe nanjye nanga kubyemera ndavuga ati yewe ati kumbe ni hano hafi naraharebaga nkavuga sa ahantu ni kumbona nshobora kuba mpa ni hano ni muri izi karitsiye niho yaje gusota shanga ubwo yumvaga agiye ahantu kure ngo hari abahungu babarekereje ariko ngewe buriya njya nangazwa na Yago ukuntu abakora utuntu twe nyine akavuga ati ngewe abajeni ndajya amenya buri muntu wese ibintu bye byibanga nashyira hanze rega bose bari baziranye imana bose bari inshuti hari harimo karaga kundi harimo Irene harimo Philipita harimo Sabe harimo Yago noneho umuntu barwaniye ngewe ahantu mbona izi bifu zose zaturutse kuri Brian bamurwaneze kugira ute urumva Brian aho ibiganiro yego yahaga ibiganiro Sabe yabihana ko Yago yacishagamo akajyayo ni rimwe na rimwe kigashoboka ntuza rero bari abajama umwe abashaka kwiharira umutumirwa ariko ibyo bintu byose Sabe babimuziho nuha ngo Sabe yagufatishaga yakwangishaga abandi bantu nyine yaramuhembaga ku kwezi nuvuga ko Brian yari umukozi mwiza nyine nibaza kuri cano agakora ibintu bingana kuriya ariko no akanakwinjiriza bigeze hariya aho rero niho byaturutse yego urumva ari Brian yakoranaga na Irene kuko niyo amuzanye ntabwo yari bumwe mu biganiro cyane hanyuma akanakorana na Sabe noneho Yago agashaka ko uburyo nyine bakorana ibiganiro byinshi na Yago ariko babikorana yego kandi Brian urumva na Sabe nimba Sabe yaramubwira ati man uriya mujama by'umuha duke kubera ko bose bari bafite cano ziremereye barapiganwaga ku bantu barimo kugenda baza muri social media urabyibuka no kunyogoye nabande bose cyane rwose muri iya minsi hadukaga umuntu yaba ari umuntu ufite agatwiko yaba ari umuntu uzana views ukabona bari kumurwanira none se ninde ubuyobe hari buva umugati nyine nimba ubyibuka neza uribuka umuntu waje akavuga ngo wa muntu wavugaga ngo ndumiwe urabwibuka akoma amashyi umupapa niba yari umupasiteri uriya ni umunyamasengero iyo aza kuba umuntu nawe ushaka showbiz nawe aba yaragize umwe umufata noneho rero biza kurangira bagonganiye kuri Brian kandi ukabona ko Brian ari ikintu abatangira cyane
binjiza kubera Brian ni imari n'ibintu biba byaragaragaraga no rero mu masaha akaba afite ibihumbi 300 200 mu masaha ukaba wakoresheje undi muntu ukabona n'uduhumbi 5 bibiri yego rero urumva ntago abo bantu bangana Saba kagira ati gabanya ibiganiro ujya gukora kwande kwa Yago kugira ngo ukomeze ugira umwimerere abantu bakora reka ngubwire Fizo tuvuge ibintu dusubira ibindi nyeka ko ari cyo kintu cyafashije Brian kujya kuri discipline ariho ubu ngubu kuba tarajarajaye ikindi kuba tarakoranye ibiganiro n'abastari benshi nako n'abanyamakuru benshi byatumye Brian ajya ku murongo yari kubira bikurinda akajagari muri wowe bigatuma ugira n'umwanya wo kwitekerezaho niyo nicyo rero bapfuye ariko se ibyo bikaba intandaro yo kumva ko ase ngemba mfite n'amatsiko reka tuvuge ku bintu benda biri kuvuga ku byizo video biriya bintu birakora kuruta uko wenda umugabo yagukorera ntago mbizi nese ubitekereza iki ngereka nkubwire biriya nta nubwo mbyemera ko ari byo none se nta nubwo wemera ko abantu babikora ntago mbizi erega hano tuba twaje imbere y'abanyarwanda ngo tubabwire ibitandukanye n'ibyo kuvuga ngo hari abantu bafite ikibazo nk'icyanjye batekereza ati se koko biriya bintu yagari kuvuga ngo ururimi rwa Brian mu gitsina gore cy'undi mugore none ngo yongera akantu ngo bamara n'umwanya ngo bisenye ngo afite ngo n'ikindi ngo ni ukuvuga ngo afite abagore yatandukanyije n'abagabo kubera ururimi uriya mu Karitasi afite ururimi rupima santimetero 60 ururimi rero n'ijoro nibwo Brian yavugaga urwo rurimi nge ndi kwibaza urwo rurimi ni rurimi kirutuma umugore nyine akatira umugabo ufite igikoresho cyabugenewe kugira ngo umugore yishime cyangwa se umugore agumane n'umugabo agakobwa nka Brian gafite nabonye afite n'akarimi kari hihere cyane kari agaherena bakunda kari ku rurimi sha kari agaherena karakiri igitukuna oya aho ngaho waba wemeje ko Brian abikora oya none se ndemeza iki ndeka iki nukuvuga ngo hano ngewe icyo dukeneye ubu ikintu dukeneye ni video nibwo turi bwemere ko video sirahari ari video ariko ngiye nabonye Yago ya postinze hehe kuri Instagram kuri Instagram so Brian arimo arasoma umukobwa ku munwa we ntago zubapfuye cece muneke ntago tugeze dusubiza inyuma oya mukabare kuko nakabonye bari kubyina bakabyina sundeste anaryo utunwa ariko byemeye nose biracyariho yava hose kanze nge kwa Pondati ariko rero hari andi makuru nabonye kuri TikTok naramenyera gihamya yuko uriya mukobwa ngo Tesha kaka naryo avuga bakita gute mama puli ngo no puli Tesha umupuruka urumva kuri Yagose cyane ni kuri Pondati simbizi nagomba nabyita abajene baba babikurikiranye ari abantu yewe niboneye nge nabonye kuri TikTok hari umukobwa wigeze kujya avuga ni umukobwa yitwa Ndera umukobwa yitwa Albina subizwe nawe ubwe yigeze kwivugira ko ari umulesbienne hari video nabonye Tesha muterera ivi kuri TikTok oya rega akavideo kumbanza nakabonye Tesha muterera ivi noneho bivuze ngo buriya Brian ari kubana ashobora kuba ari kubana n'umuntu babinozanoza by'umwihariko ngereka ubwiye narayibonye nkabona ngo bari mu rukundo ya video ntayiriho kwa Ponda tubanza yayisibye ariko ngereka nkubwire hari ikintu kimwe ngewe nabonye sinzi niba namwe iyo video mwarebonye kuri TikTok y'umukobwa witwa Albina yigeze no kujya avuga cyane cyane kuri Big Town avuga ngo ni umulesbienne we abyiyemerera gubwe we yarabyemeraga yego noneho nge iyo video nahuye nayo kuri TikTok iriho ariko nugo ngo
ntago wenda ari ugushishikariza abantu ngo bajye kubireba cyangwa bajye babireba, ariko biba birimo n'isomo biriya bintu ngewe cyane. Ngewe ngo Albina yavugaga ko Tesha yari mucuti wa Brian, yego ko yari sheri we, bivuze ngo bashaka kuba barashwanye, Tesha akaba ari umwinjira wa Brian. Ngiye ntago mbizi. Oya niko birerega. Oya uriya ni best. Yaragaragaye aterera ivu umuntu. Uriya ni best friend we. Just best friend. Hari video ndi kunabonye muri iyi minsi ari kuvuga ukuntu nyine abadashaka gutega moto ari gusereza Brian ku modoka ye. Avuga ukuntu imucira amaboxa nyine abantu bagiye bari bagiye ngo kwa Kiramani, yego. None ngo iyo modoka ngo niyo irimo uravirwa. Nundi cyokere cy'ijuzwe ari gukubisa ugere cyokere cyakwishe. None ngo ni intebe ngo zirimo udusumari zimaze ngo kumucira amabox 3 ngo bite n'ukuntu abashaka kugenda yegeranye na Brian cyangwa abashaka kumva bari ari hafi, ubwo bivuze ngo no mu buriri bararyamana. Oya wenda ashaka kubivuga nk'umushuti we, nk'umucuti we yavugaga mbona arimo n'irari. Ariko umuntu avuga ikintu ubona ari kurabya n'uturi. Ngewe iyo video nabonye mwumva ukuntu imeze n'abandi mwarayibonye, ngira ngo abenshi mukurikira Dede mwarayibonye. Uwo Albina urabona kwa kundi umuntu avuga ngo spend day with me, sibyo? Spend day with me bino bavuga ngo nyine ameze nk'uri gukora vlog, noneho agenda ashyiramo amavideo ye na Tesha avanze n'amafoto y'ibintu nyine byabaye yarari kuvuga y'ubuzima babanyemo na Tesha, yego, avuga ko bamaranye imyaka 2. Albina akabona kujya hanze. Mbere yuko Albina ajya hanze yari girlfriend wa Tesha. Nuvuga ngo Tesha yari umugabo, yego, uwo Albina ari umugore. Tesha ngo yari umugabo na video zirimo Tesha muterera ivi. Nukuvuga ngo nubundi Tesha we yarasanzwe afite amakuru ya Brian. Aravuga ati mu gihe madama agiye hanze ntago nagoma ngenyine, ahubwo reka ninjire, reka mbumwinjire. Yego n'umwinjire simbizi byo nabyiza, ariko reka tuba tugomba gufata ibintu bivugwa Fizo, reka umbwire impamvu ngena tukabigereranya n'ibintu tubona. Ni gute utari kubyemera se kandi ari bigaragara? Oya byemera. Kuri chano yabo bakora ikiganiro hari umunsi bahostinze Mama Savo ba Brian, yego Brian na Tesha. Icyo gihe Tesha yababaye ngo sheri we yamubabaje. Erega baba bafite abasheri, none se baba bajya gusura ababyeyi bugomba kugira agasheri ko kujyana muri famiye, akaba ari ako kwitwaza. Hakaba ari n'urwana witamo rw'ibyishimo rw'urukobwa nawe ururu. None si byo ngibyo ubundi nimba banabikora yagowe bimutwaye iki? Icyo bimutwaye no kuvuga ngo erega we icyo ari gushingira avuga ntacyo. Numvisha avuga no kubya Muyango na ngo na Muyango ngo bari kumwangiza ngo kiragikuru ngo we ashoka abikora ameze nk'uri kugira abantu akebura, abagira inama, abo ashishikariza kutagenda mu kigare cya biriya bintu, ari ukubarabura kwa kundi Muyango. Reka mubaze Fizo, Muyango ntago yari inshuti ya Yago. Zose ni inshuti zerega. None se kuki atamuhamagara ngo amugire inama inbox akaza kumushyira hanze niba kuko ari inshuti ye? Hari igihe umuntu uba waramukebuye bikanga ukavuga ati ntacyo ndamira, reka mbwira bico byagaciye. Oya reka mubwe Muyango ngiye nago nabyemera. Ni kwa kundi umugore n'umugabo we bagiranye ikibazo bariyunga byakanga bakitabaza iki ababyeyi n'umuryango. Nawe buriya kuri social media nihafatira nyine nk'umugabo. Byari ikintu kimwe nshaka gukora Fizo. Ntago ndi muri iyi mihanda kugira ngo nanjye nza n'ubujajwa n'ubusutwa n'ibiki. Ngewe nzajya mbwiza abakunzi banjye ukuri. Ukuri rero nukuhe kuri. Reka tubanze ubwo tugiye kwanzura iki tugiye gushyira umusozo kuri iki kiganiro. Yego oya. Umva ubwira ikintu kimwe. Nuvuga ngo uzajya wanariza cyangwa se uvuga ibintu uko biri nurangiza wowe uvuge n'umwanzuro wawe kuri icyo kintu. Uko ubibona nuko bifata. Buretse maze mubwira ikintu ushaka kuvuga. Yego. Ngiye gukora research yanjye. Abantu niba aramenya ko ngewe ndi muri no mihanda cyane. Yego. Kuma makuru bizajya byoroha. Sibyo? Ngiye gukora research. Ninsanga Muyango koko atakibana na Kimenyi. Barashwanye se? Abantu benshi bavuga ko bashwanye. Ko batakibana. Ari naho Yago yahereye avuga ngo
ngo ba Briane ngo barimo baramwangiza bari kwangiza Muyango ngo bari kumusenyera urugo n'ibindi yego ngewe ninsanga Muyango kuko yaratandukanye na Kimenyi yego hari ikintu nzabamenyemo amakuru make mfite kuri Muyango ntago ndi buyatangaze nonaho yego kuko abantu benshi bama makuru ntago baramenya yuko nukuvuga ngo ufite abatasi baba bari kukugezaho amakuru gatanu ku kandi 5 kwa 5 nyine ntago biramenyekana neza ngo bamenye ko ngende iyi mihanda uri gukora cyangwa hari ama breaking news nagenda nshyira hanze ugenda ushaka kuriturisha ariko icyo nicyo dushaka weho niba ufite abatasi bawe vayo uvuga ibintu bitaravugwa ku zindi cano ibintu abantu batarasanga oyana none ngomba kwitonda kwitonda gute kandi ufite amakuru se wizejana kwijana reka nkubwire cyangwa nago barayinjamo ngo ntago mba nayako nge ndashaka gukora research neza kuko ibyo byose iyo turi muri no mihanda tumenya amakuru menshi tuba dufite amakuru menshi atandukanye kandi si ngombwa ko yose umuntu ahita asanga yabwira abakunzi bacu ariko icyamuyango cyo nindamuka amenye ko Kimenyi atakibana na Muyango yego ndahita nkonfirma amakuru mfite kandi nzazanya ababwire nukuvuga ngo rero tugana ku musozo w'iki kiganiro nukujye tuza tukababwira breaking news tukababwira amakuru mashya apana bino bintu byo tuza abantu bakaza bakavuga ibyo bakuye ku zindi ntuzo hoya ibintu bikiri kuri searching mushaka mugishakisha mutarabibonera umwanzuro muzajya muhita muza kuri DDTV show muhasange amakuru yizewe yanyayo ese wowe kuri wowe nka ngewe uko ngana uko ntago naza kubeshya abantu yego ntago naza kubeshya abantu imyaka mfite ntago inyemerera kuza kwirwa ndema ibinyoma mbeshyera abantu mparabika abantu wapi dusoza ngiye ari cyo nashaka kugira ngo nkwibarize nyuma yacyo nta kintu ngera kuvuga umwanya arabaru wawe ese koko birakwiye ko niyo umuntu yaba ari inshuti cyangwa se umwanzi reka mbivuge gutyo uko yaba yaraguhemukiye kose washyira video y'ubwambure bwe hanze kugira ngo umwihimureho cyangwa se umwihorereho nge ntago nabikora uti wowe ni wabikora uzi impamvu ngenda cyafite indangagaciro z'ubumuntu bivuze ngo ababikora nabo umuntu sha reka ngo Fizo nawe vugisha ukuri ntabwo pe nimba umuntu muri inshuti cyangwa mwarabaye inshuti bivuze yuko ujye kumwambika ubusa ese ubutekereza ko icyo gihe cyarangiye ku buryo mutazongera guhura urabizi yuko abantu bagiye bashwana bari inshuti bakazagera bakabona nta mpamvu yo gukomeza gupfa ibyo bapfaga bakongera bakiyunga yego ntubizi ko bibaho cyane rwose ese kubera icyo ushobora gufata umuntu ngo nuko mushwanye ugahita umwambika ubusa ntago ari byo ejo n'ejo bundi muba muzahurira ahandi hantu ikindi gihe muba muzakenerana ntago waba wataye video yanjye y'ubwambure hanze ngo nindayiza nongere ngukenere ntago bishoboka nge nuko nareshyaga kuri amakuru ari kuvugwa kuri Briane na Yago na Muyango ni wowe usigaranye mikoro mu gihe nyitegereje video nta kintu nshaka kongera kuvuga mbabarira ubu negeranyije amatsiko hari abahungunzi b'abajeni banjye ngo baguze amavuta ngo bazahita bayabyaza umusaruro ku by'izo video bakahita harimo na Fabrice numbaze ngo ibyo bazayamaza mikoro nayirambitse mikoro za DDTV show zose twazikwerekejeho gira icyo wibwirira abakunzi ba DDTV show tunasoza nahabagarukanye nzaba ngaruka ubutaha ngewe rero ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa abakunzi ba DDTV show ni ukubabwira ngo mugume hano niho muzajya mukura amakuru ya nyayo urabaziritse ndabaziritse ku mweko cyane oya ntago ari kumweko icyo gihe none ko icyo gihe haba hajemo utujuju ku mweko nge reka mbabwire reka mba promising ikintu kimwe nge ntago nzajya nza kuri cano yanjye kuvuga ibintu by'ibinyoma bitari mu kuri yego ikintu cyose nzajya mbabwira nzajya mba nagikorera research yahagije kandi nzi neza ko ikintu mvuze ari ukuri ikindi ntago nzajya mvuga ubujajwe hari abantu batangiye kunyandikira
bampa udukuru tw'abantu abantu mu mudukuru twabo nanjye ndadufite sibyo nanjye ndadufite mfite byinshi nashyira hanze ariko ntabwo nshaka kwandagaza abantu oya ariko hari igihe ari ngombwa kubivuga nzajya mbivuga mu magambo ariko ibintu byo gushyira hanze amavideo n'ibiki byose wapi kwa Dede ntabyo muzahabona, nta busutwa nta bujajwa, tuzajya tuvuga ibintu byanyabyo tubaho ukuri kw'ikintu uko kimeze. Turabakunda cyane yego ngewe akarusho ndabakunda cyane.